Ubushize twahoze turi kuvuga ku kintu kijyanye n'uburyo ki imishinga mito ikiri mitoya ihomba mu Rwanda, ariko dusigarana ikibazo cyo kuvuga ngo ese umushinga wanjye wapfuye kubera marketing mbi cyangwa se gushaka isoko nabi? Oya, ikibazo ntabwo ari marketing cyangwa se gushaka isoko byica umushinga wawe, ahubwo ikibazo ni ukutamenya neza no kutumva neza icyo isoko risaba. Uyu munsi rero reka tuvugishe ukuri ku kintu kijyanye n'uburyo bwo gushaka isoko kuri produit zawe cyangwa se ku bicuruzwa byawe. Aha natangira nkubaza ikibazo gikomeye, nkubaza ngo ni kangahe wumvise umuntu avuga ati business yanjye yapfuye kubera marketing cyangwa se gushaka isoko nabi cyangwa kutabona isoko? Ariko se koko isoko niryo ryishe umushinga cyangwa hari ikindi twirengagiza nitukishyire hanze nitukivuga? Uyu munsi ndashaka tuvugisha ukuri ku kintu gikomeye cyane gituma imishinga myinshi mu Rwanda ihomba. Si ukubura abakiriya, si ukubura isoko, ni ukutamenya ahubwo isoko icyo ari cyo, isoko icyo rikeneye. Reka rero twinjire mu kiganiro twibaza ku bibazo bimwe na bimwe nyakuri tubona muri business zacu. Abantu benshi batekereza ko gushaka isoko ari ugushyira amaposte kuri Facebook, gutera kuri Instagram cyangwa se kugira amaflyer meza, ariko isoko ntabwo ari amaposte, ari gukora posters cyangwa se wenda kwamamaza amafoto agiye atandukanye y'ibicuruzwa byawe, ahubwo isoko ni uburyo utuma umuntu amenya ko uriho, ukora ikintu iki n'iki, ufite ibikorwa ibi n'ibi, ufite ibicuruzwa ibi n'ibi. Icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri, isoko ni uburyo butuma umuntu akugirira icyizere, akakugurira, n'ejo akongera akakugurira, akazakurangira n'abandi. Ibyo nibyo bintu by'ingenzi bituma umuntu afata produit yawe cyangwa se aha agaciro igicuruzwa cyawe. Iyo umuntu rero atarumva ibi muri business, igihe atangiye umushinga agatekereza ko abakiriya bazaza bizanye bonyine, ni ukuvuga ngo icyo gihe kiba ari ikibazo cyane. Iyo batabonetse nibwo atangira kuvuga ngo isoko ni ribi. Reka ahangaha dufate urugero rufatika. Reka dufate nka resitora. Reba urugero rworoshye mu Rwanda, akenshi tubona resitora nyinshi zitandukanye, tubona na za bikonje, tubona ibintu bigiye bitandukanye. Umuntu agafungura resitora nziza cyane, agafungura bikonje imeze neza cyane, ifite decoration nziza, ifite n'ibiryo byiza rwose, iteka neza, ariko ugasanga nta n'icyapa yanamanitse kibigaragaza, ntaho abitangariza ngo abimenyekanishe, nta promotion wenda yanashyizeho kugira ngo abantu bamumenye, yewe nta nubwo agira na partnership cyangwa se imikoranire n'abandi bantu bagiye batandukanye, baba abo baziranye cyangwa se n'abandi bari hirya hino. Abantu rero bakeya nibo bayimenya, abari hafi aho ngaho nibo bashobora kuyimenya, cyangwa se za nshuti zawe wabwiye. Hanyuma nyuma y'amezi 6 cyangwa se 3 ugasanga yafunze imiryango, yarangiza akavuga ati aha hantu ndi nta bakiriya bahari. Oya, abakiriya barahari, ibiryo nta gihe bitazaribwa, ahubwo ntabwo bamumenye, ntabwo wimenyekanishije. Iyo rero gushaka isoko bitakozwe neza, suko nta soko riba rihari, nuko ahubwo isoko riba ritakuzi, cyangwa se ibyo wazanyeho bidakenewe ku isoko. Reka turebere hamwe amakosa menshi tujya dukora muri business zacu. Ikosa rya mbere ni ugutegereza abakiriya. Akenshi dutangira business tukavuga ngo nzafungura ibi n'ibi, nzafungura akabari, nzafungura restaurant, nzafungura shop runaka, abazajya bahanyura bazajya binjira baza. Ko ntabwo ari gukora marketing, ntabwo ari gushaka isoko. Icyo gihe ni amahirwe ubutegereje gusa. Ni ukuvuga gushaka isoko bisaba gukora icyo twita outreach. Outreach ni ukumanuka ukajya gushaka abakiriya, ukajya gushaka abantu, ukimenyekanisha, ukababwira uti nkora ibi n'ibi n'ibi n'ibi, ugashyiraho icyapa kigaragaza ibyo ukora, serivisi utanga. Ibyo byose ni ibintu bisaba kugira ngo ubikoreho. Icya kabiri ni ukuvuga iyo serivisi ukora, ukaba wabwira abantu, ukababwira uti nkora ibi n'ibi, mbikorera ahangaha, ukimenyekanisha. Hanyuma icya gatatu ni ugukurikirana business yawe, ugakora follow up, ugakurikirana umushinga wawe. Nimba serivisi abakiriya bari guhabwa
ziri kugenda neza, ziri kubageraho neza, warangiza ukamenya uburyo uri kugenda uzamuka intambwe ku ntambwe. Reka dufate nk'urugero rwa online business. Hari abantu benshi bagurisha imyenda kuri Instagram cyangwa se inkweto cyangwa n'ibindi bikoresho cyangwa se wenda n'izindi produits zitandukanye, amavuta, ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Hari umwe ushobora gukora posting buri munsi, akaba yabipostinga akabishyira hanze, abantu bakabibona, bakaba babigura, bakamugurira, akabona promotion, akabona komisiyo mu gihe wenda ibyo yashyize ku isoko atari ibyo. Ariko icyo gihe abamenyekanishije na wa muntu nyiri mari, nyiri bya bindi yamenyekanishije. Ikindi, hari undi ushobora gupostinga rimwe mu cyumweru, cyane nk'izi business zikorerwa online, ugasanga umwe postinga nyuma y'icyumweru, undi agapostinga nyuma y'amezi 3, yarangiza akavuga ngo yarangiza akavuga ngo ibi n'ibi ntibikora, ni ukubeshya. Oya, birakora. Ikibazo ntabwo ari Instagram, ntabwo ari aho wamamarije, ahubwo ikibazo ni uko udahozaho. Consistency, ikintu bita guhozaho ni ikintu cy'ingenzi mu gushaka amasoko. Ikintu bita gushaka isoko bisaba discipline, ntabwo ari maji, ntabwo ari ibintu bita byizana gutya ngo abantu bazahita bakugeraho. Ni ukuvuga rero icy'ingenzi hano wakagombye kumenya mu gushaka isoko ni consistency, ni ukwimenyekanisha, ni ugukora ukagera ku bantu ukababwira ibyo ukora, bakamenya serivisi utanga. Ikosa rya kabiri, kutumva abakiriya. Abantu benshi baravuga ngo mfite produit nziza, mfite ibicuruzwa byiza. Ibyo ni kimwe, ni na byiza koko, ariko isoko igicuruzwa cyawe ari cyiza, ahubwo nuko gikemura ikibazo kiri muri community, kiri mu bantu. Ahangaha reka dufate nk'urugero, umuntu ashobora gufungura gym mu gace k'abaturage badafite ubushobozi bwo kwishyura 40,000 bya bonoma ku kwezi. Mu by'ukuri umushinga ni mwiza pe kandi uranakenewe, ariko location cyangwa se icyerekezo cyaho yabijyanye ntabwo ari cyo, kuko niba badafite ubushobozi bwo gukonsoma cyangwa bwo kugura iyo service, icyo gihe nta bakiriya uzabona. Rero muri marketing, mu gushaka isoko, ugomba kumenya ninde mukiriya wanjye uzangurira. Ese afite ubuhe bushobozi bungana iki? Ese aherereye hehe? Ibyo ni ibintu by'ingenzi bitatu ugomba kumenya kugira ngo ukore business yawe igere ku ntego. Iyo utabimenye rero, ntabwo business yawe igera ku ntego. Reka turebe ikosa rya gatatu, ari ryo navuga nyamukuru nanone, ni ukutagira patience cyangwa se kutihangana. Gushaka isoko ntabwo bizana resultat cyangwa se umusaruro mu cyumweru kimwe cyangwa se mu kwezi kumwe. Ni ukuvuga ngo iyo utabonye abakiriya benshi mu gihe runaka witeze, mu gihe uvuga ngo ntangiye business ndahita ntwika, ndahita muri abakiriya, iyo utababonye akenshi bihita bihagarara. Ni ukuvuga ngo gushaka isoko cyangwa marketing ni process, ni urugendo. Ni ukuvuga rero bisaba kwihangana. Ni ukuvuga ngo abantu bagura iyo bakubonye kenshi uri hantu muri ya service uri kwitanga, iyo bakwizeye, kandi niyo babonye abandi bari kukugurira cyangwa se bari kugutangira ubuhamya. Ntabwo icyizere rero cyubakwa mu minsi 3 cyangwa mu cyumweru kimwe. Reka mbabwire ukuri gukomeye hano, ntabwo marketing yishe umushinga w'umuntu, ahubwo umushinga wawe ushobora kuba wapfuye kubera izi mpamvu enye ngiye kukubwira. Impamvu ya mbere ni ukutagira uburyo cyangwa se strategy zo kumenyekanisha ibyo ucuruza, zo kumenyekanisha serivisi utanga. Impamvu ya kabiri ni ukutamenya umukiriya wawe. Ese umukiriya wanjye afite ubuhe bushobozi bwo kugura ibyo namuzaniye? Ese umukiriya wanjye ahagaze ate mu kwikofi? Hanyuma impamvu ya gatatu, hari ukudakora follow up cyangwa kudakurikirana umushinga wawe ngo umenye ngo abakiriya bari guhabwa serivisi neza cyangwa se bari kuyishimira, cyangwa ngo umenye ngo ibicuruzwa byawe biri kugurwa ku kigero gishimishije cyangwa hakenewe imbaraga izi n'izi. Hanyuma impamvu ya kane ni ukutihangana, consistency twavugaga. Ni ukuvuga iyo utageze kwihangana ugashaka kunguka mu gihe gitoya, akenshi hari igihe bikwangira. Ni ukuvuga rero gushaka isoko ni ubumenyi kandi bufatanyije n'ikinyabupfura, discipline no kwihangana.
ubwo bumenyi rero iyo ubufite, iyo umaze kubumenya ukongeraho kwa kwihangana, ukongeraho ya disipurine, icyo gihe cya gicuruzwa cyawe gishobora kugira aho kikugeza. Iyo wabashije kumva rero ibi ngibi, wubaka bizinesi yawe neza gahoro gahoro. Ubwo rero ni ukuvuga ngo n'abo tubona bateye imbere, n'abo tubona bizinesi byaciyemo, nabo batangiye gake gakeya, ahubwo bagenda bubaka icyizere uko bagiye bagenda mu rugendo rw'ubuzima bwa bizinesi bari batangiranye. So niba ushaka rero ko umushinga wawe udapfa, dore igisubizo ni iki. Menya ibi bintu 5 ngiye kukubwira. Menya neza uwo ugurishaho umukiriya wawe. Vuga produit zawe cyangwa se serivisi zawe, ntabwo ari ukubivuga gusa, ahubwo ni no kubimenyekanisha, n'umuntu ari we wese akamenya igisubizo uzanye muri rubanda, igisubizo uzanye ku byo bari bakeneye. Icya 3, gera ku bantu buri munsi ubu yagezeho ibyo ukora. Hanyuma icya 4, gira kwihangana byibuze amezi 3 kuzamura. Bizinesi yose nibura wakagombye kwiha amezi 6 bigerageza. Hanyuma impamvu ya 5, saba testimonies, usabe ubuhamya ku bantu bashobora kuba baraguze produit zawe, baraguze ibicuruzwa byawe, baguhe ubuhamya bagenda babwira abandi kuri serivisi mutanga. Ni ukuvuga ngo rero isoko ntabwo ari ibintu bya kampani nini gusa, ahubwo ni ibya buri wese ushaka gutangira bizinesi kandi yumva yuko igomba kugira aho iva ikagera naho igera. Niba rero umushinga wawe uri kugenda gahoro, ntuvuge ngo ni isoko ribi cyangwa se nta bakiriya bahari. Ibaza uti, ese nzi neza iki soko ari cyo? Ese nzi neza iki soko rikeneye aho ndi gukorera? Niba iyi video igufashije, andika muri comment uti nditeguye gutangira gukora isoko ryanjye neza. Kora subscribe kuri Iwacu Connect niba ushaka ko twigira hamwe uko twakubaka imishinga itapfa kutubera kutamenya marketing, kuko si marketing mbi, ni uburyo tuyigana. Isoko rirahari, abakiriya barahari, ahubwo uburyo tubakira, uburyo tubageraho nicyo kibazo. Turi kumwe rero, nakagaruka, turi kumwe na Iwacu Connect. Ubutaha tuzarebera hamwe ese ni gute nabona umukiriya wa mbere nibura mu gihe gitoya. Igihe ntangiye bizinesi nabona gute umukiriya wa mbere mu gihe gitoya gishoboka. Iyo tekinike nayo tuzayireberaho. Hanyuma rero stay tuned, mukajya ucikwa n'ibiganiro bya Iwacu Connect.